الحمد لله أحكم الأحكام وشرع الشرائع وجعل شريعته المهيمنة على ما سواها بلا منازع. أحمده سبحانه وأشكره وأستعينه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حث وأمر بحماية الأسر من عوامل الشقاق وصانها من أسباب التصدع والانهيار، وأمر بسد طرقه والذرائع. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين العابد الخاشع، جعل من بيت الزوجية مثالاً لكل مقتف متابع، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأئمة الأطهار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيرا. أيها المسلمون، اتقوا الله ربكم، اتقوا الله في أنفسكم وفي أسركم، واتقوه في علانيتكم وسركم. ishimwe n'ikuzo bikwiriye Allah subhanahu wa ta'ala, Imana yashyizeho amategeko kandi meza, Imana yo yatwujurije idini y'Ubuislamu kandi ikayitunganya mu byo abantu bakeneye mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ndahamya ko nta yindi Mana ibaho kandi ikwiye gusengwa mu kuri, yo yashyizeho amategeko meza kandi ashobora gukemura ibibazo, ndetse akaba ari amategeko yo mu rwego rwo hejuru kandi asumba andi mategeko yose nta mpaka. Kandi ndahamya ko Imana subhanahu wa ta'ala ari igomba gusengwa yonyine, kandi ariyo dusaba imbabazi ndetse tukanayitegaho inkunga mu byo dukora byose. Imana yategetse ndetse ikanabwiriza abantu kurinda imiryango yabo, bakayirinda gutatana, bakayirinda gusenyuka. Imana subhanahu wa ta'ala yo yategetse yuko mu ngo z'abashakanye hagomba kurangwamo n'ituze ndetse no guhuza no gushyira hamwe. Ndahamya kandi ko Muhammad sallallahu alayhi wasallam ari intumwa y'Imana, akaba n'umugaragu wayo. We wabaye urugero, ndetse urugo rwe yarugize urugo rw'intangarugero, kushaka kumenya uko agomba kubana n'uwo bashakanye. Amahoro n'imigisha bimusakareho we nabiwe n'abamukurikiye n'abazamukurikira kugeza ku munsi wa nyuma. Nyuma y'ibyo bavandimwe ba Islam, dutinye Imana mu byo dukora byose, kandi dutinye Imana muri roho zacu cyangwa se ubwacu, dutinye Imana mu miryango yacu, dutinye Imana haba rwihishwa ndetse no kumugaragaro. Bavandimwe ba Islam, muri khutuba yacu y'ubushize twarebeye hamwe uko umugore agomba kwitwara mu rugo, hanyuma kuyayibanzirizaga twarebye inshingano z'umugabo mu rugo. Uyu munsi rero turarebera hamwe ikibazo gikomeye cyane hagati y'abashakanye, qadiyatun ijtima'iyya, ikibazo kirebana n'imibanire y'abashakanye. Ikibazo gikomeye cyane kandi igihe cyose abashakanye batagitekerezaho mu buryo busesengura neza, cyangwa se uburyo bwo kwibaza neza no gutekereza, igihe cyose abashakanye batakireba mu mizi yacyo ngo banamenye inkurikizi z'icyo kibazo, igihe cyose mu miryango hazabaho ibibazo bikomeye cyane kandi bitazagira aho bigarukira. Innaha qadiyatun khatira wa mushkilatun usariyatun kabira tatajalla fi dhawahir marira tasudu arja al-mujtama'at wa tuhaddidu kathiran min al-usar wal-buyutat. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane kinateye ubwoba ndetse kiri gusenya ingo nyinshi cyane, ndetse n'imiryango igacikamo ibice. Fakam farraqat min jumu' wa adhrafat min dumu'. Ni ikibazo gitandukanya ababanye, ndetse ese cyateye agahinda kangana iki haba mu miryango ndetse no mu bana. Ese cyasize amarira angana iki? Ese abagore cyagize abadafite abagabo bakabaho nk'abapfakazi ni bangahe? Ese abana bataye uburere kubera ingaruka z'icyo kibazo? Icyo kibazo rero nta kindi bavandimwe ba Islam, innaha qadiyatu talaq wa kafa biha min mushkila. Nta kindi kibazo, ni ikibazo cyo gutatana cyangwa se gutandukana hagati y'abashakanye, aricyo cyitwa italaq, aribyo bivuga gutandukana hagati y'abashakanye. Ma'ashira al-muslimin, laqad kathura at-talaq fi hadhihi al-azmina. Bavandimwe ba Islam,
iyo umuntu yitegereje asanga muri kino gihe itaraka cyangwa se gutandukana kubashakanye cyangwa se gutana muri kino gihe byabaye byinshi cyane. Wafasha fushuwan rahiba, kandi bikwirakwira mu buryo buteye ubwoba cyane. Mimma yunziru bi ashaddi al-khatar ala al-buyut wal-usar. Ibyo ngibyo bikaba ari nk'ikimenyetso kigaragaza yuko imiryango ndetse n'ingo z'abashakanye hirya no hino ziri mu ngorane ndetse n'ibibazo bikomeye cyane. Washa'a intihajuhu shuyu'an 'azima watasahala fihi fi'amu minan nas bitalaffuz bihi. Ndetse abantu gutanga itaraka cyangwa se gutana nabo bashakanye, yaba kuba umugabo yakwicara akabwira umugore ngo uyu munsi turatandukanye, n'umugore akaba yakwicara akavuga ati uyu munsi ngiye ntago nshaka ko tubana. Ibyo ngibyo abantu babigize ibintu bimeze nkaho ari ibikinisho, umuntu yicara akaba yatanga itaraka uko abyutse ndetse n'igihe ashakiye, cyangwa se n'umugore akaba yayaka igihe ashakiye nuko abibona. Abenshi rero bavuga itaraka ku ndimi zabo, ndetse ukabona ni ikintu bakinisha yewe bari no kuganira. Wanataqat bihi al-alsina bisababin wa bila sabab. Ndetse bamwe bazitanga ku ndimi zabo haba hari impamvu cyangwa se nta mpamvu, au li atfahil asbab, cyangwa se ku mpamvu zidakwiye kuba zavamo itaraka yo gutandukanya ababanye. Igihe cyose rero iyo umuntu yitegereje neza asanga imibare myinshi cyane, yewe no mu nkiko hirya no hino, ndetse tugiye no mu bayisilamu noneho ku bayimamu hirya no hino, usanga abayimamu ibibazo byinshi baba bafite imbere yabo, ibyo baba bakemura ni ibibazo by'itaraka. Uyu munsi wa none mu nkiko hirya no hino imanza zihari, ibyo ngibyo murabizi, imanza nyinshi harimo ibibazo hagati y'ababana mu gutandukana kwabo. Bamwe barabishaka, abandi ntibabishaka, nukuvuga ngo ni ibibazo bigaruka ahantu hamwe ku kibazo cyo gutandukana hagati y'abashakanye. Ibyo byose rero bigaragaza yuko hari ingorane zitegereje umuryango mugari abantu baba barimo, kubera yuko igihe cyose abantu badatekereje ku nkurikizi n'ingaruka z'itaraka, bakazitanga gusa bumva yuko ari ikintu umuntu ashobora gutekereza uko ashatse akaba yagikora. Ibyo ngibyo vanwe Islam ntago bitanga icyizere mu mibereho y'abantu. Waliya'lam az-zawjan anna at-talaqa shari'atun muhkama la ahwa'a fiha. Abantu rero bashakanye, yaba umugabo n'umugore, buri wese agomba gusobanukirwa akamenya neza yuko itaraka atari ikintu umuntu yitangira uko ashatse, ahubwo ni ikintu Imana yavuzeho muri Qur'ani ntagatifu, ni ikintu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yasobanuye mu mvugo nyinshi, bivuga yuko ugomba gutanga itaraka cyangwa uwakitaraka agomba kuyitanga kandi akayinyuza mu nzira zemewe n'amategeko. Ntago ari ugutekereza rero uko urakaye cyangwa se uko havutse ikibazo ugahita utanga itaraka. Ibyo ntago ari byo gahunda y'Ubuislamu. Waliya'lamu annaha haddu min hududillah allati la tala'uba fiha. Nanone abantu bagomba kumenya yuko ikibazo cyitwa itaraka, kuyitanga no kuyaka, bavandimwe b'Islam, ni ikibazo kimwe mu bibazo Imana yashyizemo amategeko agomba kubigenga, bivuga ngo ntawemerewe gutanga itaraka atayinyujije mu nzira idini y'Ubuislamu yateganyije. Ni niyo mpamvu Imana itaraka yayise ngo ni kimwe mu mbago z'Imana umuntu atagomba kurengera ngo akore uko ashatse cyangwa se agikoreshe uko ashatse. Imana iravuga iti watilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu. Imana imaze kuvuga ibirebana n'itaraka, Imana iravuga iti yemwe abemeye Imana, ya ayuha nabiy idha talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda. Imana iravuga iti ngo imaze kuvuga amategeko y'itaraka cyangwa amwe muri yo, Imana yaravuze ngo watilka hududullah, ngo ayo mategeko y'itaraka Imana imaze kubabwira, izo nimbago ni imipaka y'Imana ifite amategeko agomba kuyigenga. Bivuga ko nta wemerewe gutekereza uko ashatse ngo avuge ngo aratanga itaraka nta mpamvu yemewe n'amategeko, ndetse hakabanza no kunyurwa mu nzira zo gushakisha kunga ababana hakurikijwe uko idini y'Ubuislamu yabiteganyije. Imana iravuga iti rero ayo ngayo, ayo mategeko arebana n'itaraka, uko itangwa n'igihe itangwamo, Imana iravuga iti izo ni imbago,
ni imipaka y'Imana, na amategeko y'Imana kandi aremereye abantu bagomba kubahiriza. Imana iti waman yata'adda hududallahi faulaika humuz zalimun. Imana iti kandi umuntu uzarengera amategeko y'Imana uwo nguwo azaba faqad zalama nafsahu, azaba ahuguje umutima we cyangwa se azaba hemukiye umutima we. Imana nanone irongera iratubwira muri Qur'an ntagatifu kubirebana n'itaraka, tilka hududullah fala ta'taduha. Imana iti itaraka amategeko yayo uburyo itangwa uburyo isabwa ngibyo ngibyo ni imbago n'imipaka n'amategeko by'Imana, fala ta'taduha, muramenye ntimuzabirengere ngo muzitange uko mwishakiye ndetse n'igihe mwishakiye. Imana ikomeza ivuga iti waman yata'adda hududallah faulaika humuz zalimun. Imana iti kandi umuntu uzarengera ayo mategeko akabikoresha uko ashatse binyuranyije n'ubushake bw'Imana, ngo abo ngabo nibo baba bahuguje imitima yabo. وقد نبه تعالى إلى أن الطلاق آية من آيات الله لا بد من معرفتها والحذر من الاستهزاء بها والتلاعب بها. nanone Imana amategeko yayo muri Qur'an ntagatifu yagaragaje yuko itaraka ni kimwe mu bimenyetso mu mategeko ahambaye mu mategeko y'Imana yavuzeho ubwayo. Inagaragaza yuko umuntu wese agomba gusobanukirwa neza iby'itaraka, agomba kumenya itaraka itangwa ryari, agomba kumenya itaraka umugore yemerewe kuyaka ryari, ni ryari umugore yemerewe kwaka gutana n'umugabo we mu idini y'Ubuislamu, ni ryari umugabo yemerewe gutanga itaraka agatana n'uwo bashakanye mu idini y'Ubuislamu. Ibyo ngiye umuntu agomba kubimenya. Ntago ari gupfa kwicara gusa ngo uratanga itaraka uratana n'uwo bashakanye ariko utazi itangwa ryari, ifite ayahe mategeko, binyura mu zihe nzira. Imana iravuga iti wala tattakhidhu ayati llahi huzwa, ngo muramenye amategeko y'Imana harimo n'itaraka, ngo ntimuzayagire ibikinisho byanyu mukoresha uko mushatse nuko mubyumva. أيها المسلمون أيتها المسلمات أيها الأزواج والزوجات. bavandimwe b'Islam, cyane cyane ku bagabo n'abagore abashakanye mu ngo zabo, icyo tugomba kumenya neza, laqad shara'a al-Islam alaqata az-zawaji litabqa la litafna. Tugomba kumva neza yuko idini y'Ubuislamu ku Imana yaremereye ko abantu bashaka, umugabo agashaka umugore bakabana, ntago ari kugira ngo uwo mubano ndetse nuko gushakana kwabo kurangire cyangwa se gusenyuke. Imana icyo yari igamije nuko uwo mubano w'abashakanye ukomeza ukaramba ndetse ukanagera ku nshingano zayo ndetse n'intego zawo arizo zo guhuza imiryango, zo kugira ngo inyoko muntu ikomeze kwiyongera, abantu batazarimbuka. Ibyo ngibyo Imana yabigeze kugira ngo abantu babanye. Icyo Imana yagamije nuko abantu umubano wabo ukomeza ukaramba bakabana neza, atari kuvuga ngo babanye ejo batandukanye, ejo bundi basubiranye, ejo bundi batandukanye. Ibyo ntago ari by'Imana yashakaga. Wa inma arada an tastamirra hadhihi al-alaqa. Imana yashatse yuko uyu mubano hagati y'abashakanye ukomeza, umugabo ntatandukane n'umugore igihe bashakanye. Iyo niyo gahunda y'Ubuislamu. Bivuga ngo gutandukana ntago ari gahunda y'Imana, ahubwo bibaho kubera impamvu byabaye ngombwa, nabwo byanyuze mu nzira amategeko y'Ubuislamu yateganyije. Imana rero yashatse yuko waliyansha alwifaq. Imana yashatse yuko habaho guhuza hagati y'umugabo n'umugore, watasuda albayt alaqatul mahabba wal mawadda. Nanone urugo Imana yashatse ko rutegekwa n'urukundo ndetse n'impuhwe no koroherana hagati y'abashatse. Wahtarama al-Islamu uqdatan nikah. Imana kandi mu mategeko yayo y'idini y'Ubuislamu, Imana yahaye agaciro n'icyubahiro ari amasezerano yita amasezerano yo gushyingiranwa hagati y'abagiye gushakana. Bavandimwe b'Islam, aya ni amasezerano akomeye cyane, ni amasezerano ahambaye. Icyaziraga kuri wowe kubera ari amasezerano kikaba kiziruwe, nuvuga ngo ukaba ubundi umuntu abujijwe kuba yabonana n'umuntu wari wese. Niba hari umukobwa runaka kirazira yuko waryamana nawe mu idini y'Ubuislamu. Rero ahagaragarira uburemere n'ubuhambare bw'amasezerano yo kubana mu idini y'Ubuislamu nuko azirura icyari kizira kuri wowe kikaba cyemewe, ukaba wemereye kugikora. Niyo mpamvu ari amasezerano bavandimwe b'Islam, ni amasezerano aremereye cyane. Niyo mpamvu idini y'Ubuislamu
Imana mu mategeko yayo iyo yubashye ari amasezerano inayahesha uburemere bukomeye cyane. Wa atlaqa alayha lafdh al-mithaq al-ghalidh. Imana muri Qur'an hagatifu ari amasezerano yo kubana hagati y'abashakanye yayise inyito n'izina riremereye cyane. Imana iravuga ngo waqad akhadhna minkum mithaqan ghalidha. Imana iravuga ngo bari abagore kuba mushakanye nabo babafasheho amasezerano aremereye cyane. Nuvuga ngo na amasezerano aremereye, na amasezerano ahambaye cyane. Nubwo utabiha agaciro ariko umenye yuko imbere y'Imana na amasezerano akomeye kubera yuko azirura icyaziraga kandi kikaba noneho kiziruwe kubera gusa rya sezerano ryabaye. Ibyo ngibyo rero mbere yo kugira ngo umuntu atandukane n'umugore we cyangwa mbere yo kugira ngo umugore asabe gutana n'umugabo we bagomba kubanza kwibaza ari amasezerano uburemere afite n'agaciro ahabwa. Ese koko biremewe gupfundura ririya pfundo? Kuko ubundi no mu idini w'Islamu, mu mategeko y'idini w'Islamu ubundi bayita ngo ni uqdatun nikah. Uqdatun nikah uko Qur'ani yabyise nuvuga ngo ni ipfundo ryo gushakana hagati y'abagiye kubana. Rero itaraka cyangwa gutatana bivuga gupfundura ririya pfundo, bakaripfundura noneho ubwo umugozi ugahita utandukana waruhuje bari abantu babiri. Niyo mpamvu idini w'Islamu ntabwo yemera ko umuntu ashobora kuza rya pfundo ryapfunditswe rifite uburemere bungana kuriya ngo arihambure aripfundure uko ashaka nuko atekereza, uko yaramutse, uko bigenze gutya ku mpamvu cyangwa nta mpamvu, cyangwa ihari ari impamvu idafatika. Ibyo ngibyo no gukinisha amategeko y'Imana ndetse no kurengera cyane cyane hanashingiwe ku nkurikizi mbi n'ingaruka zikurikira ibyo ngibyo. Imana rero yayise ngo ni amasezerano aremereye cyangwa se amasezerano afite uburemere. Wa atabara rabita zawaji min aqwa al-uqud. Kandi Imana ari amasezerano yo gushakana yagize amasezerano afite imbaraga. Wa ahdahu min akid al-uhud. Ndetse n'iryo sezerano rikaba ari isezerano rifite uburemere mu idini w'Islam. Nanone idini w'Islamu ntago Imana yigeze ishaka yuko ikibazo cyo gutana hagati y'abashakanye buri muntu agifataho umwanzuro uko ashaka. Ntago ari uvanga umugabo arabyutse mu gitondo ngo abwire umugore we ngo ndakwirukanye nkuko bamwe babikora binyuranyije n'amategeko y'Islam. Ntabwo ari umugore kubyuka mu gitondo ngo avuge ngo ngewe ntago nshaka kubana nawe, ndasaba yuko dutandukana. Ibyo ngibyo mu idini y'Islam niba ari ibyo bihereweho ntago byemewe na gatoya, ndetse kubikoresha muri ubwo buryo no gukinisha amategeko y'Imana nkuko twabibonye. Imana rero ntago yarekeye uburenganzira n'ubwisanzure hagati y'abashakanye mu rwego rwo gufata umwanzuro wo gutana no gutandukana hagati y'abashakanye. Ahubwo Imana icyo yashyizeho amategeko agomba kubagenga. Izo nzira zinyura mu buhe buryo? Gutandukana cyangwa gutana biba ryari? Ntago ari uvuga ngo ni umugabo wicara gusa akavuga ngo umugore wanjye simushaka, cyangwa ngo umugore yicara avuge ngo umugabo wanjye simushaka. Imana ntago yigeze irekera umugabo cyangwa umugore uburenganzira bwo gufata umwanzuro kuri icyo kintu uko abyishakiye. Imana rero ni ukuvuga yuko ntago uko yabigenje, ahubwo Imana yashyizeho inshingano n'uburenganzira. Umuntu wese mu bashakanye akagira inshingano, umugabo akagira ibimureba n'umugore akagira ibimureba, umugabo akagira uburenganzira n'umugore akagira uburenganzira, kandi buri wese agasabwa guha mugenzi we no kuzuza inshingano asabwa. Nanone Imana subhanahu wa ta'ala, Imana yashatse yuko mu rugo rw'abashakanye harangwa urukundo n'impuhwe no koroherana no gukundana no kugirana neza ndetse no guhuza hagati yabo. Faqal, Imana iravuga iti wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ni nayo mpamvu Imana yategetse abagabo kwihanganira abagore igihe cyose hari icyo yamubonaho, n'abagore nabo bakihanganira abagabo. Bivuga yuko gutana ntago ari cyo gihererwaho mu idini y'Islam. Ikindi nanone intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iravuga iti la yafrakul mu'minu mu'mina. Intumwa y'Imana iti umwemeramana w'umugabo washatse umugore we ntazange umugore we burundu ngo amurakarire gusa. Intumwa y'Imana iti in kariha minha khuluqa radiya minha akhar. Ngo niba hari icyo amugayaho, niba hari icyo amunenga ku makosa ashobora kuba yabona birashoboka,
ariko nanone intumwa y'Imana iravuga iti hari n'ibindi byiza ubona ku mugore wawe, hari ibindi byiza umubonaho, kuki wareba uruhande rw'amakosa gusa akaba ari rwo ushyira imbere kandi hari ibindi byiza umugore akora mu rugo. Innahu la budda lirijal min ma'rifati tabi'ati an-nisa. Bavandimwe wa Islam, nanone idini y'Uislamu yatanze imiyoboro inatanga inama kubashakanye yuko buri wese agomba kubanza akiga mugenzi we babana. Ukavuga uti umugore wanjye turabana ariko mubonaho imiterere imeze itya, ukagomba kuyubahiriza kubera yuko hari gihe abafite imiterere runaka bitewe nuko aremetse, ukaba udashobora kuba we wayimuvanamo. Si ukuvuga ngo nanone reke kuyiganiraho nawe, ariko hari ibyo udashobora kuba wagira gute kuba warangiza nk'umuntu, cyane cyane yuko abafite uko Imana yamuremye, nawe ifite uko yakuremye. Nanone nawe hari ibyo ashobora kukubonaho nk'umugore wawe, akabyiga akamenya iyo urakaye bigenda gute, iyo uvuze nawe bigenda gute, iyo umugore wawe umubwiye nawe bigenda gute. Ugomba kumenya, ukabanza buri wese akiga mugenzi we akamumetriza, yamara kumumenya neza ahasigaye bagashyiraho imirongo yo kubana mu buryo bwo koroherana, ariko nanone bitarengereye amategeko y'Imana. Imana rero yategetse yuko nyine hagomba kubamo kwihanganira. Ni nayo mpamvu idini y'Uislamu yategetse ngo istausu bin nisa'i khaira. Intumwa y'Imana iti mujye mugira inama cyane abagore banyu mubabe hafi. Intumwa y'Imana icyo yakomeje igaragaza, nanone igaragaza yuko gutanga inama bigomba kuba igihe cyose. Niyo mpamvu idini y'Uislamu ntabwo yemera ko, byumvikane neza bavandimwe b'Islam, ntabwo byemewe na gatoya mu idini y'Uislamu yuko umugabo atanga itaraka ariyo yonyine ahereyeho nk'igisubizo. Icyo kintu cyumvikane neza. Ntabwo byemewe mu idini y'Uislamu yuko umugabo agirana ikibazo n'umugore we, cyangwa umugore akagirana ikibazo n'umugabo we, hanyuma agahita avuga ngo turatandukanye. Ibyo ngibyo ni ugukinisha amategeko y'Imana subhanahu wa ta'ala. Itaraka ibaho ari cyo gisubizo cya nyuma, gutana bibaho ari cyo gisubizo cya nyuma, ntabwo ari cyo gisubizo cya mbere mu gukemura ibibazo. Bivuga ngo hari izindi nzira Imana yashyizeho, hari andi mategeko Imana yavuze muri Qur'ani irayasobanura mu rwego rwo gushaka uko ibibazo bikemuka mbere yuko hafatwa umwanzuro wo gutana. Intumwa y'Imana ni nayo mpamvu mu idini y'Uislamu kizira mu rwego rukomeye cyane, kirazira kujya guharanira kugira ngo abashakanye batane. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iravuga iti laysa minna man khabbaba mura'atan ala zawjiha. Intumwa y'Imana iravuga iti ntago ari mu bayisilamu, ntago ari mu bemeramana wa wundi ushaka gusenya urugo rw'abashakanye mu buryo cyangwa mu bundi. Wamugisha inama akakubwira yuko ugomba gutandukana n'umugore wawe, wamugisha inama akakwereka yuko umugore wawe ari umuntu mubi, cyangwa se akabwira umugore yuko umugabo we ari umuntu mubi, uwo ngo ntago ari mu bayisilamu. Umuyisilamu aharanira kunga no guhuza imiryango, ntabwo aharanira kuyitatanya keretse iyo bikurikije amategeko y'Uislamu. Waqad tasu'u al-alaqatu zawjiyya. Ariko nanone nkuko tuvuze yuko ari ikizira mu idini y'Uislamu yuko umuntu atanga itaraka uko ashatse, nanone bavandimwe Islam, idini y'Uislamu kuko amategeko y'Uislamu ni amategeko y'Imana kandi ni amategeko atunganye, kandi Imana izi abo yaremye neza. Hari igihe imibanire hagati y'abashakanye ishobora kunanirana nyuma y'inzira nyinshi, inkeya tuza kurebera hamwe muri zo nuko hari igihe bishobora kwanga bikananirana, bikaba ngombwa yuko abashakanye batana. Ariko nkuko twabivuze, ntabwo gutana ari cyo gihererwaho bwa mbere. Gutana biba ari cyo gisubizo cya nyuma, izindi nzira zose, inzira z'imishyikirano, inzira zo kunga, zose zananiwe gukemura ikibazo. Iyo rero imibanire ibaye nabi, watasifu biha shiqaq wal khilaf, ugasanga mu ngo hahora impaka n'amahane adashira, fama alladhi yajibu ittikhadhuhu. Ese mu rugo iyo habaye amahane adashira, akaba ariyo ayobora urugo, impaka za buri munsi, abantu bahuruye, umugore n'umugabo batonganye, barwanye, ese icyo gihe bigenze gutyo bigenda gute amategeko y'idini y'Uislamu? Nukuvuga yuko umugabo n'umugore hari icyo basabwa gukora mbere yo gufata umwanzuro wari wose. Ese hari talaqu awwalul ilaj kama ya'midu ilayhi almutaajjilun? Ese itaraka cyangwa gutana nibyo bahita birukiraho mbere yo gushakisha izindi nzira? Cyo ni kibazo.
itaraka iyo habaye ibibazo nicyo kintu abantu baheraho mbere yo gushaka ibindi bibazo, yani nicyo gisubizo cyiza ari icyambere mu gukemura ibibazo biri mu ngo z'abashakanye. Ikindi nanone, ese kwitegereza no gutekereza neza ku ngaruka noneho zishobora kuba zaterwa n'itaraka cyangwa se no gutana hagati y'abashakanye byo biri hehe? Bivuga yuko no gutekereza mu mpande zose. Wa hal talaq min as-suhula wa wasilatu ula lihasmi al-khilaf, ese taraka ni inzira ya buri wese guhita ayibazaho ngo ubwo natonganye n'umugore wanjye cyangwa ubwo umugore yatonganye n'umugabo agahita yibwira ati nta kindi ngewe ngomba gutandukana nawe, akuzuza umujinya agahita abwira umugabo we ati ngewe ndashaka gutandukana nawe, umugabo akabwira umugore ati ngewe ndashaka gutana nawe. Bamwe mu Bayisilamu bazi yuko itaraka ari ikintu umuntu yicara gusa agatekereza akavuga ngo ntandukanye n'umugore. Bavandimwe Islam, itaraka ni amategeko y'Imana, ifite inzira igomba kunyuramo n'impamvu ziyitera. Waliyataamala kullu haula fi irshadatin islamiyya, abo bose rero batekereze mu buryo amategeko Imana yashyizeho muri Qur'an ntagatifu. Wal manhajil haqq fi ilaji nushuz bayna az-zawjayn, banibaze banakurikize impanuro n'inama Imana yatanze muri Qur'an ntagatifu mu rwego rwo gukemura ibibazo hagati y'abashakanye. Wa akada ala najahiha mata ma safat as-sarira wa hasunat an-niyat, kandi Imana yashimangiye ko izo nzira iyo zikoreshejwe zifite ubushobozi bwo gukemura ikibazo iyo ba nyirazo, ba nyirubwite bafite imigambi myiza n'ibitekerezo byiza byo gusubirana no kubaka urugo rwabo. Nukuvuga yuko inama Imana yatanze mu rwego rwo gukemura ibibazo hagati y'abashakanye, Imana igaragaza yuko izo nzira zikemura ibibazo kandi zishoboye iyo ba nyirubwite bafitanye ibibazo, umugabo n'umugore bafite umugambi banifuza gusubirana no kongera kubana. Ubwo rero iyo baramutse bifuza gusenya, birumvikana yuko izo nama zose n'inzira zose ubuyisilamu bwateganyije ntacyo zishobora kumara, kuko innamal a'malu binniyat, ibikorwa byose burya bigendana n'umugambi ba nyirabyo bafite. Izo nzira rero muri zo inzira za mbere, izo nzira icyo dushaka kuvuga ni ukuvuga ngo ni ibiki umugabo n'umugore baheraho mu rwego rwo gukemura ibibazo biri hagati yabo mbere yuko habaho gutana hagati yabo. Ibyo birasubiza ikibazo twibajije ngo itaraka ese niyo abantu bahita baheraho bwa mbere iyo habaye ikibazo? Gutana nicyo gisubizo cya mbere? Igisubizo nuko gutana ntago ari cyo gisubizo cya mbere. Gutana ni igisubizo cyiza nyuma y'inzira zose zananiwe gukemura impaka no kurangiza ibibazo biri hagati y'abashakanye. Icyo gihe mu rwego rwo gukemura nanone izindi ngorane zishobora kubaho, niyo mpamvu idini y'Ubuislamu itigeze ibuza nanone gutandukana burundu. Ntago yabyemeye burundu, ntiyanabibujije burundu, kuko nanone iyo hatabayeho inzira umwe mu bashakanye ashobora kunyuramo kugira ngo atane na mugenzi w'igihe byabaye ngombwa, nanone bitera ibibazo, ugasanga niho havuyemo umugabo n'umugore kwicana ndetse n'ibindi bibazo byinshi cyane. Biterwa nanone yuko igihe cyose amategeko ashobora kuza agafunga umuryango wo gutana burundu, bitera ikibazo. Nanone no kufungura burundu nabyo ni ikindi kibazo. Bivuga ngo idini y'Ubuislamu rero yagiye hagati y'ibyo bibazo. Iravuga ngo umugabo n'umugore bagomba kubana neza, havuka n'ikibazo hakagira inzira zinyurwamo kugira ngo gikemuke, ariko nanone bishobora kunanirana, abantu bashobora kudahuza, bishobora gutera ibibazo. Idini y'Ubuislamu yemera yuko icyo gihe abantu bashobora gutana nta condition cyangwa nta buremere ubwo ariko bwose kugira ngo habashe kuboneka amahoro. Mu nzira rero idini y'Ubuislamu yakoresheje, Imana subhanahu wa ta'ala muri Qur'an hagatifu iragira iti wallati takhafuna nushuzahun fa'idhuhun. Imana iravuga iti mu nzira yakoresheje mu rwego rwo gukemura ibibazo, iyo umugore ari we wazanye ibibazo mu rugo, ari ufite amakosa yo gusuzugura umugabo, yo kwigomeka, icyo gihe Imana inama ya mbere itanga, Imana iravuga iti ba bagore banyu igihe muri kubona batangiye kutabumvira no kubasuzugura, fa'idhuhun, ngo muzajye mubagira inama, mubigishe, mubasobanurire, mubereke ibibagomba n'ibitabagomba. Tutagiye kure wenda mu zindi nzira, bavandimwe Islam, birabaje kandi biteye agahinda kuba umugabo ashobora kwirukana umugore rimwe na rimwe amuziza ibyo atigeze anamwigisha. Umugore hari ibyo umusaba, hari uko umusaba kwitwara. Ese warabimwigishije? Ese wamwigishije idini uko ivuga?
wamwigishije idini iki musaba kuri wowe agomba kugukorera, imyitwarire asabwa warayimwigishije. Ubwo icyo ni ikibazo wese agomba kwisubiza ku giti cye mbere yo kwirukana rero no gutana n'uwo mwashakanye. Iyo umugore yatangiye kwigomeka ku mugabo, inzira ya mbere ikoreshwa ni ukujya inama no kumwigisha no kumuha mawayiza. Iyo ni Qur'ani ndi gusoma. Fa'idhuhun, ngo muzabigishe, mubahe inyigisho, mubagire inama, mubahe abamenyi, babigishe, babasobanurire. Ibyo ngibyo rero niba utari wabikora, we ntukavuge ngo umugore wawe yarakunaniye cyangwa se ngo uhite uvuga ngo uramwirukana, kandi icyambere Imana ivuga ni ukumwigisha no kumugira inama. Inama zirangira ryari rero, zifata igihe kingana iki? Ubwo ni ukubireba wowe ukavuga uti nagerageje bishoboka, none ndabona ibibazo byakemutse cyangwa ntabwo byakemutse. Imana nyuma yo kutubwira inzira zitandukanye abagabo bakoresha, Imana iravuga iti fa in ata'anakum fala tabuhu alayhinna sabila. Imana iravuga iti kandi ngo ni mubagira inama bagahinduka bakihana bagasubira kuri gahunda, ngo muramenye ntimuzabashakisheho impamvu zo kubiyenzaho, impamvu zo kubashakaho amakosa, impamvu zo kuba mutabashaka, ngo muhore mubiyenzaho igihe cyose. Ngo kandi mumenye ko Imana ibyo mukora byose irabizi. Hari igihe umugabo yitwaza ikintu ariko ari ugushaka impamvu, ahubwo wenda ku mutima we yumva adashaka uriya mugore cyangwa se adashaka gukomeza kubaka. Nanone iyo ni inzira ya mbere, ni inzira yo kujya inama y'ubujyanama no kwigisha no gusobanura. Nanone hari igihe umugabo nawe ashobora kunanira umugore akamuhemukira mu buryo cyangwa mu bundi. Idini y'Ubuislamu bose yabavuzeho. Mbere yuko umugore nkuko nawe abyemerewe, byumvikane neza abantu b'Islam, idini y'Ubuislamu yemera yuko bibaye ngombwa umugabo ashobora kubwira umugore ko batandukanye, n'umugore nawe mu idini y'Ubuislamu niba ari cyo gisubizo cya nyuma, byumvikane neza, niba ari cyo gisubizo cya nyuma, biremewe yuko umugore yasaba yuko bamutanya n'umugabo we igihe umugabo nawe amuhemukira mu buryo bugaragara. Hakaba harakoreshejwe ubujyanama bukananirana, hakaba harabayeho kumuhamagarira abantu babunzi nkuko tuza kwibona muri Qur'ani bikananirana. Izo nzira zose iyo zinaniranye ntago ari kuvuga ngo umugabo amukubite, amwice, amukorere namuhemukire ngo nuko ngo ari umugore ngo ntabwo yemereye gutandukana nawe. Mu idini y'Ubuislamu biremewe mu gihe runaka yuko umugabo ashobora gusaba gutana n'umugabo we igihe umugabo we amubangamiye mu buryo buremereye, kandi hakaba harageragejwe inzira zishoboka mu rwego rwo gukemura ikibazo bikananirana. Imana rero atubwira noneho iyo umugabo ari we wananiranye bigenda gute. Imana iravuga iti, iyo ni Qur'an ntagatifu, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuza aw i'rada. Imana iti fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair. Imana iratubwira iti ngo igihe umugore afite umugabo, ngo ariko umugore yamaze kubona yuko umugabo ari kumuhemukira, umugabo ari kumukorera nabi, Imana iravuga iti iyo amaze kubona yuko umugabo ari kumuhemukira amukorera nabi, ntago ahita asaba gutana, ntago ari cyo aheraho. Imana iti fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha. Imana iti rwose ni byiza kuri bo bagomba gushaka abantu babunzi bakaza gukemura ikibazo, bagashaka abantu b'inyangamugayo, niba ari abamenyi runaka bazi ibyo ngibyo bakaza bakabumvira ikibazo, cyangwa abantu b'inyangamugayo runaka bakaza bakabagira inama y'uburyo bashobora gukemura ikibazo cyabo. Iryo ni itegeko ry'Imana bavandimwe b'Islam. Mbere yuko abantu batana, mbere yuko abantu basenya ingo, nukuvuga ngo urumva aho bigeze, noneho ubujyanama bw'umugore bwananiranye, ashobora no kujya kwitabaza undi muntu abona w'inyangamugayo, ashobora kumubonaho ubujyanama bushobora gukemura ikibazo mbere yuko batana. Ubwo birashimangira yuko gutana ntago ari cyo gisubizo cya mbere mu gukemura ibibazo hagati y'abashakanye. Imana iti wasulhu khair, ngo kandi kwiyunga bagasubirana nibyo byiza kuri bo kurusha gutana, cyane cyane kubera ingaruka nyinshi zihari. Imana iti wa uhdiratil anfus ashuha. Imana iti kandi roho z'abantu, imitima y'abantu burya ifite kamere yo kwikunda no kudashaka kugaragara ko umuntu afite ikosa. Imana iti wa intuhsinu, ariko ngo nubwo wakwirengagiza kandi ukanababarira ukanatinya Imana, ibyo ngibyo ni byiza, ngo kandi Imana mumenye yuko ibyo mukora byose Imana ibizi. Wa idha stahkama an-niza wastadam. Nanone hari igihe izo mpande zombi zishobora kunanirana. Tuvuge umugabo yagiye inama ku mugore biranga, cyangwa se umugabo aramuhemukira byananiranye,
yitabaje abantu bashobora kuza kubunga birananiranye. Iyo ni idini y'Ubuislamu igaragaza yuko hari n'urundi rwego rushobora kubaho mu rwego rwo kugira ngo barebe ko ibibazo bishobora kubonerwa umuti. Imana rigaragaza yuko iyo ibibazo byananiranye, abunzi bananiranye, bananiwe kugera ku gisubizo cyo gukemura ibibazo, impaka ziracyakomeza, amahane mu rugo aracyari yose. فشرع الإسلام التدخل للإصلاح بتحكيم الحكمين من أهله وحكم من أهلها. Imana icyo gihe mu mategeko y'Ubuislamu, Imana itegeka ko noneho hashakwa abantu babiri bakwitwa ko ari abategetsi cyangwa se abacamanza babiri, umwe aturutse mu muryango w'umugabo, undi aturutse mu muryango w'umugore, kugira ngo wenda hatazabaho kuba hari uruhande babera, wenda bakagira uruhande baciye urubanza kandi wenda nta kibazo rufite. Urumva noneho idini y'Ubuislamu mbere yuko abantu batatana, mbere yuko batana basenya urugo rwabo, bigeze naho kujya imiryango ibiri iraterana. Byumvikane neza, imiryango igaterana bakavuga bati abana bacu twashingiye harimo ibibazo, none tugiye kwitora mu muryango. Ubwo nuvuga ngo abandi muri rusange babananiwe, noneho bagashyiramo abantu babiri bagashingwa uwo murimo wo kujya kwiga ikibazo mu mizi yacyo no gushakisha uburyo cyakemuka. Ibyo bishimangirwa na Qur'ani, aho Imana ivuga iti wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma inna Allaha kana aliman khabira. Imana iravuga iti ngo igihe muzatinya, igihe muzabona impaka zikomeje, amakimbirane atarangira, Imana iti mukabona bikomeje hagati y'abashakanye bombi uko ari babiri, Imana iti fab'athu hakaman min ahlihi, muzashaka umuntu umwe w'umucamanza cyangwa se ujya gukemura biriya bibazo, umwe aturuke mu muryango w'umugabo wa hakaman min ahliha, undi aturuke mu muryango w'umugore. Imana iti in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Imana iti abo ngabo babiri, umugabo n'umugore, niba zaba bafite umugambi wo kubaka no gushinga urugo rwabo no gukemura ibibazo biri hagati yabo, Imana iravuga iti yuwaffiqillahu bainahuma. Ngimana irashimangira ko bari abantu b'abacamanza baturutse mu miryango ibiri, nk'abantu b'inyangamugaye badafite aho babogamiye, ngo ba nyir'ubwite niba bafite ubushake bwo kubaka koko, Imana izashoboza bari abunzi babiri kuba bagira icyo bageraho mu gukemura ibibazo biri hagati yabo. Imana iti in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma, ngo niba bashaka kubaka, Imana izabashoboza yuko bari abantu babasha gukemura ibibazo. Inna Allaha kana aliman khabira, ngo kandi Imana tumenye yuko ari umumenyi wa byose. Ayuhal muslimun, bavandimwe b'Islam, ayo ni amategeko y'idini y'Ubuislamu cyangwa se ni bikeya mu bigomba kwifashishwa mbere yuko abashakanye batana. Fa aina alwa'dh wal wasiya, ese izo nyigisho mbere yuko abantu batandukana, ese koko izo nyigisho zirakurikizwa cyangwa abantu birukankira gusa kugutana akaba ari cyo gisubizo cya mbere babona? Kandi ibyo ngibyo bikaba binyuranyije n'amategeko y'Ubuislamu nk'uko twabigaragaje. Wa aina ahlus sulh baina al-aqarib, ese babandi baza nk'abunzi baturutse mu miryango n'abahafi bari hehe? Wa aina tahkimul hakamain, nanone abo bantu babiri tumaze kubona baturuka mu miryango yombi, mbere yuko ingo zitana, mbere yuko abashakanye basenya urugo rwabo, ibyo bikorwa hehe? Ibyo bikorwa nande? Ese itaraka ziba noneho ziba zanyuze hehe? Zikurikije ayahe mategeko mu idini y'Ubuislamu? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu lana wa lakum wa aqulu ma tasma'una astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المسلمون، إن الطلاق إذا لم يكن لأسباب شرعية وبعد اتخاذ الوسائل لعلاج المشكلات فهو عبث لا يقره الدين ولا بد من التفكير من العواقب. bavandimwe Islam, tumenye neza yuko itaraka mu idini y'Ubuislamu, byumvikane neza bavandimwe Islam, itaraka gutana mu idini y'Ubuislamu iyo bibaye nta mpamvu zemewe mu idini y'Ubuislamu, ndetse ikaba nta nzira zabanje kwifashishwa mu gukemura ibibazo harimo n'izo twibukiranyijeho, iyo taraka ntago ari taraka yemewe mu idini.
n'ugukinisha amategeko y'Imana n'ugukinisha ya masezerano twabonye yuko ari amasezerano akomeye cyane. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق. Intumwa y'Imana iti ikintu kirakaza Imana ariko nubwo cyemewe kikaba ari ikintu gishobora kuba ngombwa ariko ntigishimisha Imana n'ugutana hagati y'abashakanye. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. Intumwa y'Imana iti umugore wese uzasaba gutana n'umugabo we nta mpamvu ibimwemerera mu mategeko y'idini y'Ubuislamu nguwo impumuro y'ijuru ni kizira kuri we. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه. Intumwa y'Imana mu kutugaragariza yuko shaitan Iblis ahora ashaka gutanya ababana, ashaka gutanya abashakanye, kandi icyo ngicyo kikaba ari igikorwa gikomeye cyane. Intumwa y'Imana iratugira inama ivuga iti ngo iyo bukeye mu gitondo Iblis ngo yohereza abasirikare be cyangwa se abakozi be, buri wese akagenda amwohereza kujya gukoresha abantu ibibi no kubatesha gahunda y'Imana. Intumwa y'Imana ikomeza ivuga iti fa adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitna. Ngo muri abo basirikare ba Ibilisi ba shaitan, ngo umusirikari uba ari umuntu wa hafi cyane kuri Ibilisi ni wa wundi uteza ibigeragezo bikomeye cyane, ni wa wundi ukoresha abantu ibyaha bikomeye cyane. Intumwa y'Imana iti yaji'u ahaduhum fayaqul fa'altu kadha wa kadha. Ngo iyo baje gutanga raporo rero abo basirikare cyangwa se izo ngabo za shaitan baraza buri wese muri abo basirikari akaza akabwira Ibilisi mukuru akamubwira ngo ngewe nakoze iki, ngewe nategetse umuntu yicundi, ngewe nategetse umuntu ariba, buri wese akavuga ibyo yakoze, ngo ariko bose akababwira ngo nta na kimwe wari wakora wowe utakoze ibi ngibi. Nuvuga ngo ibyo ngibyo byose baza kuvuga muri raporo zose batanga, Ibilisi mukuru wabo abereka yuko nta na kimwe bakoze. Intumwa y'Imana ikomeza ivuga iti ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. Maze hakaza undi muri izo ngabo za shaitan akaza agatanga raporo y'ibyo yakoze, akavuga ati ngewe rwose nakoze ibishoboka kugeza ubwo uriya mugabo namutandukanyije n'umugore we maze basenya urugo rwabo. Intumwa y'Imana iravuga iti fayudnihi minhu. Uwo nguwo utanze iyo raporo yuko yatandukanyije umugabo n'umugore, ngo shaitani aramwiyegereza akamushyira hafi ye akamubwira ngo ni'ma anta, akamubwira ngo wowe uri mwiza kurusha bariya bose. Ibyo ngibyo wakoze byo ko watandukanyije umugabo n'umugore hagati y'abashakanye, ngo icyo ni igikorwa cyiza cyane, akaba umuntu wa hafi mu bantu bari hafi kuri shebuja cyangwa se kuri Ibilisi mukuru. Bavandimwe Islam, mu by'ukuri idini y'Ubuislamu icyo yaharaniye no mu mategeko yayo nuko abashakanye imibanire yabo igumaho ikaramba, igatera guhuza imiryango, igahuza imiryango, ikagura imiryango, kandi igasiga n'inkurikizi nziza, abana bakagira uburere bwiza. Mbere yuko abantu batanga itaraka rero bagomba kureba mu nkurikizi z'itaraka, mbere yuko batana bakareba mu nkurikizi n'ingaruka. Mbere yuko abantu batana bagomba kureba abana babo icyaha bafite ni ikihe. Umugabo yatandukanye n'umugore birumvikana abana barandagara, abandi babazama ibobo, abandi bona yuko bagiye guhura n'ubuzima butari bukwiye kandi bafite ababyeyi babo. Ibyo byose rero bisaba ababyeyi yuko bagomba kurenga bo bonyine, no kuvuga ngo bagomba kwirenga, bakarenga kwitekerezaho bonyine ku kibazo cyo gutandukana hagati y'abashakanye, ahubwo bakanareba n'indi miryango ibari iruhande, bakareba uko bahuje ababyeyi, icyo bakagiha agaciro, bakareba abana babyaye bakabiha agaciro, hanyuma bakareba niba koko gutandukana ari cyo gisubizo cyaba icyanyuma, kandi nyuma yo kureba n'izindi ngaruka ndetse no gukora ibishoboka kugira ngo habeho za nzira zo gushakisha igisubizo. Mu gusoza rero nk'umwanzuro nuko bavandimwe Islam, idini y'Ubuislamu ntago yemera yuko umuntu atanga itaraka uko ashatse nuko abitekereza n'igihe abishaka, ahubwo itaraka iba habaye impamvu. Ariko itaraka ziba uyu munsi wa none n'ubwinshi bwazo bavandimwe Islam, turahamya neza yuko ni itaraka zitujuje amategeko, ni itaraka abantu bari gukinishamo amategeko y'Imana, kandi Imana yabyise imbago n'imipaka igomba kubahwa, kandi ngo abazayirengera abo ngabo nibo bazabahuguje imitima yabo. Gutana rero biremewe, ariko nk'igisubizo cya nyuma mu rwego rwo gukemura impaka zindi zishobora kubaho n'ingaruka zikomeye. Ni ukuvuga ngo no gutana ubwabyo
nuko ari ikibazo, ahubwo harebwa niba ibizakurikira abantu bakomeje kubana biremereye kurusha ingaruka zo kuba batandukana. Icyo gihe idini y'Ubuislamu ishyira ku munzani niyo bigeze aho umugabo atekereza kugirira nabi umugore we mu buryo bwari bwo bwose, kumwica nk'uko tujya tubyumva, icyo gihe biraruta nuko batana, nabwo bagatana mu buryo bwiza. Imana iti wa in yatafarraqa yughndillahu kulla min sa'ati, ngo niba natana kandi ubuzima ntago bushingiye gusa ku mugabo, n'ubuzima bw'uriya mugabo ntago bushingiye ku mugore. Imana iti batanye nyuma y'izo nzira biragaragara yuko Imana bitarabandikiye kubana, ubwo buri wese afite irinde geno rye Imana yamwandikiye. ألا وصلوا عباد الله على البشير النذير السراج المنير لقد أمركم الله بذلك فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك الكريم والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.